ibintu byakomeye ku rwego utatekereza muri demokarasi ya Kongo, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe wa M23 n'ingabo za Kongo n'iz'u Burundi barimo bararwana, ndetse ese tekereza nk'abakristo bari muri Kongo ubu babayeho mu buhe buzima? Ese bari gusenga gute? Ese wowe iyo ugeze mu kigeragezo usenga gute? Ese wowe iyo uciye mu bikomeye usenga gute? Ese abakristo bari muri Kongo bacogoye gusenga? Ese barambitse intwaro hasi? Muri mbyaruze ati barambitse intwaro hasi nimuzegure, urugamba rugeze mu mahina nimuzegure. Haleluya. Ntago iki ngiki ari igihe cyo gucogora gusenga, ahubwo ni igihe cyo gukomeza gusenga. Mu gihe iyi ntambara irimo iraba muri demokarasi ya Kongo, abakristo barimo barahunga, abantu bamwe barimo barashaka inzira, bamwe barashaka ubuhungiro mu bihugu by'u Burundi, abandi bari kwihisha mu mazu, abandi bari kugenda bapfa. Ariko se koko ubwo bari gupfa bakijijwe? Abandi barimo barasenga amatakira ngo bavuga ngo Imana yongere baho umwanya wo kwitekereza, kuko bari kumva ibintu byakomeye, bari kubona ibintu byakomeye byarushijeho kuba bibi, bagatangira bagasenga. Ndagira ngo nkubwire ngo senga iminsi mibi itaraza, senga intambara zitarakugeraho, senga ibikomeye bitarakugeraho, kuko ubu ngubu hari abandi bari gusengeshwa n'imbunda. Nawe ahantu uri wakiherera ugasenga, ahantu uri wakicara ugasenga, wakambaza Imana, wahamagara Imana, Imana ikakwitaba. Nta muntu n'umwe uri umutoni ku Mana bavuga ngo ni njyewe usenga bigakunda nawe byakemera. Abantu iyo bageze mu kaga nibwo bibuka gusenga. Ubu wakugeza muri Kongo ukumva uburyo muri Uvira abantu barimo barasenga n'abatari babizi bari kwiga gusenga. Ese urashaka gusenga ikigeragezo cyaje? Senga kaga katarakugeraho. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo wivomera amazi azagutunga mu gihe cy'amage. Abakristo baracyafite kwizera. Aravuga ngo hari icyo yavuganye nawe. Hari umukristo wasengaga yizera Imana, Imana ikabaha amakuru y'ibigiye kuba, ariko ikavuga ngo izabarinda. Nawe Imana izakurinda. Mufate umwanya wo gusenga, mufate umwanya wo gusabana n'Imana, Imana izakurinda. Birasaba iki kugira ngo usenge? Ntabwo bisaba ngo ujye guterana mu nsengero gusa, ntabwo bisaba ngo ufate ujya ahantu henshi mu magurupe runaka, ujya ahandi hantu henshi. Muri mbyo avuga ngo kiranukira Imana ubundi wicecekere. Wongera ukiranukira Imana ubundi wicecekere. Imana irakugirira neza, Imana iragushoboza, Imana irakurwanirira. Aho waba uri hose, aho waba urimo wiherereye, bivuga ati ngo mwegerane nanjye mujye ahantu hatari abantu. Abari hariya muri Kongo kubera amasasu bari kwihisha ahantu hatari abantu, ntabwo bashaka kurebana n'abantu, bari kubona abantu bakabonamo abandi, bakabona aribo babagirirana. Bari kwihisha munsi y'uburiri, bari kwihisha munsi y'amazu yabo, bose bari kwihisha mu nzu, ariko ntabwo biri kubabuza gusenga. Umukristo akomeza gusenga nubwo yagera mu ntambara, umukristo akomeza gusenga nubwo yaca mu kigeragezo. Abantu ntibakuvuge ngo wange gusenga, abantu ntibakwange ngo wange gusenga, abantu ntibazagusuzugure ngo wange gusenga. Aho kubiravuga ngo musengeshe umwuka iteka, mukomeze musengeshe umwuka iteka, kandi mukomeze musenge. Mbese urabura iki kugira ngo usenge? Mbese urabura iki kugira ngo nawe Imana ikugirire neza? Ni igihe gikomeye cyane, abantu bose bari mu kaga. Ejo niwe, uyu munsi ni wowe. Uyu munsi umva icyo Imana igushakaho. Imana irashaka kongera kuba mu bihe byo kubana nayo. Imana irashaka kuba mu bihe byo gusenga. Imana irashaka kuba mu bihe byo kuyamamaza. Nubwo waca mu bikomeye, nubwo intambara zaba nyinshi, nubwo imiryango yakureka, nubwo abantu bakureka, ariko ndagira nkubwire ngo hari ikintu Imana yiteguye gukora. Bibiliya ivuze ngo iki? Ntabwo izata intore zawe zitakira ku manywa na nijoro. Ntabwo Imana yakureka, ntabwo Imana yagusiga, ntabwo Imana yakureka uko byagenda kose.
Abisirayeli bageze ku nyanja itukura, baravuga ngo ahangaha tugiye kuhashirira. Ariko Imana iritamura mu nkingi y'igicu, ibwira Mose ati Mose ufata inkoni yawe wongere uyirambure ku mazi ku nyanja. Iyo nyanja nimba irimo irahorera cyane, nubwo inyanja y'intambara yaba irimo irahorera cyane, intambara y'ubukene irimo irahorera ku buzima bwawe, ariko Uwiteka arakurwanirira.